Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe nahandi muri rero muri kuri Mubwire TV mwakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo mabi abantu benshi baciwe intege abantu mbese babwiwe ko batagishoboye twaravuze ngo niki twebwe twakora tubwira abantu ko tubakunda tubwire abantu ko ari beza tubabwire ko ari ingenzi tubabwire ko ibyo bakoze mu buzima bwacu byagize umumaro byagize aho bidukura naho bitugeza ikindi kandi twasobanukiwe yuko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo bararutanga kandi tumaze kureba neza dusanga abantu benshi bakeneye urukundo nimuze mufatanye natwe rero duha abantu urukundo twongere gutuma abantu bongera kuryoherwa abantu bongera kugira icyizere cyo kubaho abantu babona ko bafite impamvu zo kuba kuko bafite abababereyeho cyangwa n'abababereyeho kubera iki kubera ko bahawe urukundo nabo bagatanga urukundo nibyo rero twe tuvuga mushaka kuba muri bashyashya kuri Mubwire TV wibaza si icano najeho icano ko bambwira ngo ni nziza ni bikikora nta zindi nkuru tuvuga nta bindi twebwe dukora ni ibintu bijyanye n'urukundo no gutanga urukundo abantu bakeneye urukundo kandi tubwira abantu ibyiza byabo bakiriho ubibabwire bakibyumva ubaha indabo bakibasha kuzifata naha rero nta zindi nkuru ni iz'urukundo nizo kubwira abantu ibyiza namwe kandi turabakunda turabashimira muri abantu b'ingenzi mu buzima bwacu umuntu wese wakoze subscribe umuntu wese wadushyigikiye umuntu wese ukunda Mubwire TV turamushimiye kandi Imana imumugisha mbere yuko rero dutangira ibiganiro byacu reka tubanze tubabwire ahantu ushobora gukura ibintu byiza kandi by'ingenzi ibintu by'ubwenge ushobora kuba wifuza umuntu kudodera urifuza umutayeri mwiza waguha imyenda urabona igihe cyakugendanye urabona ukeneye imyenda ya civile imyenda y'ibirori yari yose cyangwa imyenda yo kwambara neza ntabwo ari kwambara mu birori gusa ukeneye kudodesha muri make uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda Grace ni umutayeri mwiza ni umutayeri wizewe ni umutayeri w'inyangamugayo umutayeri uguhera imyenda ku gihe nimero ye ni 078850957573 uwo ni Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge mwandikire kuri WhatsApp cyangwa muhamagare Grace aragufasha aguhe imyenda myiza ku gihe cyawe kandi yarayidoze neza nta kibazo ifite Grace niwe mutayeri ukudodera wakomara umwenda ukahita uhwana nawe ugukwira nta bintu byo gusubiramo mugane Grace abadodere abari hanze arabadodera imyenda akayohereza ikabageraho hanyuma rero mukeneye kwambara neza imyenda isanzwe mujye muri shike mukinjira ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiyeho nta handi ni kwa Nunu muri Service Store Nunu arabaha imyenda myiza Nunu niwe Sylvie nimero ni 0788707835 uwo ni Nunu muri shike imyenda ya caguwa imyenda yo mu kazi imyenda y'ibirori imyenda yari yose mukene kwambara neza Nunu arabaha imyenda myiza hanyuma rero abakeneye imodoka namwe zijyanye n'igihe imodoka z'ama hybrid Fabiola arahari kugira ngo abahe imodoka nziza ni imodoka nshyashya abantu bakunda kumamagara cyangwa bakanyandikira bari kumbaza ngo Fabiola ngo afite n'ama occasion hoya ni amamodoka mashyashya umuntu ushaka kugura imodoka nshyashya wabaza Fabiola kuri 0788981397 uwo ni Fabiola hanyuma rero abakeneye nabo gutegura mu rugo jardin amavaze mukeneye ko iwanyu hasa neza Iveta arahari kugira ngo abafashe kuri 0788651258 uwo ni Ivete umuhamagare ukeneye indabo ukeneye amavaze ukeneye mu rugo kwasa neza ibintu bijyanye n'imiteguro y'indabo n'amajardin abikora neza kandi bikaba bisa neza Ivete arabafasha kuri iyo nimero hanyuma rero dusoze turya neza mukeneye inyama mukeneye inyama z'inka iz'inkoko ibintu byiza mufite ibirori ni mu rugo hamagara Tente muhamagare kuri 0788449494 Tente akorera hano Kicukiro umanutse nk'ujya kwa Gitwazo ukahita ukata umuhanda ujya kwa Karirosi Tente wanamuhamagara uri mu rugo bakora delivery inyama zikakugera ukamubwira ati nkeneye ibiri nibi by'inkoko nkeneye ibi nibi by'inyama z'inka byose abikugezaho kandi bikazira ku gihe abantu bose baguriye Tente baradushimiye batubwiye ko Tente yabaye ibintu byiza kandi byujuje ubuziranenge hanyuma rero nawe ushaka kuba wifuza ko ibintu byawe bimenyekana kuri Mubwire TV tukwamamariza abantu bakamenya ibikorwa byawe tugane tubabwire abantu bazarushaho gukunda ibyo ukora ndetse bagushyigikire turamamaza abadutumye ubutumwa bwanyu bwose mwaduha bukabageraho ikindi
ukeneye gutungura umuntu, ukeneye kubwira umuntu ko umukunda, ukeneye, dore turi mu kwezi kwiza kwa kabiri, ukwezi ko gutanga urukundo, ukwezi ko kubwira abantu ko tubakunda, ukwezi ko kubwira abantu ko tubashimira. Duhamagare nka Mubwire TV, tugende dutaramira abantu. Bakobwa mubwire, muhe abasheri banyu amalinki barebe surprise dukora, badutume kuri Saint Valentin, tuze tubataramire, tubaririmbire, n'umuhungu uzi kuririmba, tubazanira indabo, tubazanire ibintu byose turabikora kuri Mubwire TV. Mutubwire tuze tubataramire, kandi turahari ku bwanyu. Dukomeje kubabwira ngo abantu mwese mudukunda, abantu mutwandikira mukatubwira ko mukunda ibintu byacu, Imana ibaha umugisha. Rero twongeye kubasuhuza kuko twari tumaze igihe kinini cyane tutari gukora, mwaratubuze, mwaribajije aho turi, ariko ni amahoro, nta kibazo twagize kidasanzwe, ahubwo ni kwa kundi umuntu aba afite utundi tunahugiyemo. Ariko twagarutse kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu kuri Mubwire TV. Mukomeze mukoreshe ya mubwire abantu baze badushyigikire kugira ngo abantu bamenye ko channel zose zitavuga amatiku, channel zose zitarwanisha abantu, kandi twongeye dukangurira abantu. Nimba abantu bazenguruka kuri channel avuga ati umugabo yarampemukiye, umugabo akazenguruka channel enye avuga ububi bw'umugore we, wowe waje kuri Mubwire TV ukatubwira ko hari umuntu wakugiriye neza. Duhe story y'umuntu wakoze igikorwa cyiza, duhe story y'umuntu wagufashije, tubwire ko hari umuntu waguhaye urukundo, hari umuntu wongeye gutuma wongera kugira icyizere, hari umuntu watumye hari aho uva hari aho ugera. Tubwire abantu ibyiza byabo bagihari. Ntuzakore ikosa ryo kurira umuntu yapfuye urwanira mikrofone uri kumubwira ngo yarakoze. Oya, ngwino natwe tuba abantu berekana ko ibyiza bihari. Nashaka ko abantu benshi batinya kamera, kuduha inkuru yawe wowe ntugaragare, ibyo tuzabikora. Ariko turahamagara abantu bafite abantu babagiriye neza, abantu bafite ubuhamya bw'uko abantu bagikora ibintu byiza, abantu bafite ubuhamya bw'uko urukundo rugihari, abantu bafite ubuhamya bw'uko ineza ikigaragara. Muze natwe tuvuge ko ibyiza biriho kandi bihoraho. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe kuri Mubwire TV murabizi ko iyo tutakoze ama surprise dutegura sije runaka tukavuga ngo tuyiganireho. Uyu munsi rero narebye ndavuga ngo reka mbwire abantu ikintu gishobora kubafasha kuba mu buzima bwawe utari ikibazo, kuba mu buzima mbese utabangamye. Ibi nubyitaho mbese bizatuma uba mu buzima bwishimye kandi bwawe bukunyuze, ndetse nta n'umuntu ufite ingingimira zo kuba gufite. Ego, ibi bintu ngiye kubabwira nubikurikiza nkawe ukabyubahiriza, ubuzima bwawe buzaba ubuzima wishimiyemo kandi abantu babukubahiremo, bitume abantu ahubwo bifuza kuba bari kumwe nawe kuruta kugutakaza. Ni mubizi se ko abantu benshi badakunda umuntu ufite ibibazo. Ntabwo abantu bakunda abantu bafite ibibazo, nta nubwo abantu bakunda abantu b'abakene. Umuntu nyine ufite ubukene, bwa bukene bwo guhora uhamagaye uratelefone, yumva wampaye 5, umva wampaye 10. Hari ukuntu tugira inshuti ukagenda cyangwa ukaba ufite umuntu wiyumvamo n'umuntu ubwira. Njya nkunda kubabwira ngo kugira umuntu uririra ugura utugu ukamuririraho. Ukaba ufite umuntu ubwira ngo ibi bintu byacitse, ibi bintu ntibimeze neza, ibintu byangenze gute. Abo bantu, ibintu rero ngiye kubabwira ni ibintu bizatuma nta muntu ukunyuzamo ijisho. Ukuntu uzitwara muri situation yawe ntihagire umuntu ukunyuzamo ijisho. Ikintu cya mbere, irinde kugaragaza akababaro kawe mu bantu, cyangwa ubuzima bwawe nyine butaryoshye ngo bugaragarize abantu. Kuvuga ngo ubuzima bwawe bw'akababaro cyangwa ubuzima bwawe butaryoshye, nibyo nari kubabwira ngo abantu ntibakunda abakene. Ushobora guhamagara umuntu n'inshuti yawe pe akakumva rimwe kabiri gatatu, umubwira uti mfite ikibazo, sha wampaye 10, sha wampaye 5. Uwo muntu akwitaba 3 mu kwezi cyangwa wenda akagufasha. Iyo bigeze hagati rero ntago yongera kukwitaba. Uramuhamagara, ushobora no kujya kumuhamagara ugiye kumusuhuza gusa, yarangiza ntakwitabe. Wagatekereza ko ari cya kibazo ugiye kumubwira. Cyangwa uzi kubwira umuntu wumva unaniwe, uvuga uti uyu muntu yakamfashije, uyu muntu yakanyumvishije, uyu muntu yakabaye umuntu wo kumfasha muri ibi bintu ndimo mbona binkomereye. Watangira kumubwira nawe akahita akubwira, wenda uri kumubwira ati mfasha, umwana ararwaye, ntabwo mfite amafaranga yo kwishyura kwa muganga. N'urugero uri kumubwira umubabaro wawe, kwa kugaragaza umubabaro. Wamara kubimubwira akahita akubwira ngo shahu rero ngo amafaranga mfite kuwa 6 ngo nanya ngo mfite ngo anniversaire y'umwana, ngo ibyo bintu ngo ninjye biri ku mutwe, ngo mfite
mfite kuzajya gutembera n'abashuti banjye. Mu by'ukuri ibyo bintu nawe kuri we birihutirwa ndetse biranakenewe ndetse biri ngombwa, ariko bitewe n'umubabaro ufite, bitewe n'agahinda ufite, urahita wumva ko atakwitayeho. Urahita wumva ngo ni gute mbwira umuntu ko ndwaje umwana arembye wakambwira ko ari gutegura anniversaire ye. Uri kumva icyo kintu? Ibyo biri muri kwa kugaragaza wa mubabaro. Nibyo nabwiraga ngo irinde kugaragariza abantu umubabaro, kugira ngo ube mu buzima nyine abantu batakwinubira, abantu batari abantu bagufata uko biboneye, ngo nunahamagara umuntu ari urukundo umukumbuye ujye kumubwira ati bite, atavangwa ngo ni mumureke, ngo ibyambwira ndabizi. Kandi mu by'ukuri kubera iki bya bintu uhora uvuga, kwa kundi uhora wagaragariza, kwa kundi uba ushaka kubaririra, kwa kundi uba ushaka kubatakira, bigatuma nyine baguca amazi, bigatuma bakumenyera n'igihe atari cyo ugiye kuvuga bo bakagusomamo icyo utagiye kuvuga. Irinde kugira abantu ugaragariza umubabaro wawe. Umutima ubabaye umenywe n'Imana, umutima wawe urimo agahinda ugaragariza Imana, suka amaganya yawe imbere y'Imana, apana kuyasuka imbere y'abantu. Abantu bazagera no mu gihe udafite imibabaro, no mu gihe udafite amaganya. Uzi ko mushobora kujya ahantu kubera ukuntu abantu bakumenyereyemo umubabaro, kwa kuntu abantu bazi ko uhora ubabaye, wicecekeye gusa ari ubwitonzi, nta n'ikintu ubaye, wenda urwaye n'umutwe ukabije ntushaka kuvuga, abantu barangiza bakahita bongana ngo uriya rero ngo buriya ngo ni ibibazo byinshi afite, bagatangira kuvuga ko ufite ibibazo, kandi mu by'ukuri nta bibazo ufite, ahubwo uwo mwanya ntumeze neza. Kubera iki? Wabagaragarije umubabaro wawe cyane, wababwiye agahinda kawe buri munsi. Ibyo rero ni bibi. Ikintu cya mbere, irinde kugaragariza abantu umubabaro. Uwo wagaragaje urahagije, uwo waberetse urahagije. Nimba ari uwo waweretse, nimba ari uwo wawubwiye, rekeraho. Umubabaro wawe ushyira imbere y'Imana. Imana nibona ari ngombwa, ikeneye umuntu ugomba kugufasha, izaguza n'umuntu ugomba kugufasha, cyangwa inawe umumenyeshe, azavuge ngo uyu muntu arababaye, uyu muntu akeneye umuntu umufasha, uyu muntu akeneye umuntu umwitaho. Apana ibintu byo kuvuga ngo abantu bagusomemo iki umubabaro. Ikintu cya kabiri rero, ikindi kintu wigaragaza, wowe jya ugaragaza cyane, garagaza ibyiza wagezeho. Ibyiza wagezeho ari byo abantu babona, ibyiza wagezeho bishimishije bari byo ubona. Nababwiye ngo ibi bintu ndi kubabwira ni ibintu bizatuma utabaho mu buzima ubangamye, cyangwa abantu bagufata nk'umuntu nyine udakwiye kugumanwa, cyangwa umuntu badakwiye kubana hafi. Nababwiye ngo umuntu ufite ibibazo, umuntu ufite nyine imibabaro, umuntu uhorana amaganya, nta muntu umukunda. Ariko nugaragaza ibyiza ugezeho, ukajya bakabona iterambere ryawe, kuruta bakabona ko wishimye, bakabona ko ukeye mu maso, bakabona ko uvuga ibyiza. Bya bindi mpora mbabwira, kuvuga amagambo meza, bazavuga ngo ese uyu muntu ni iki kimutera iyi morale, ese ni iki kimutera ko akanwa ke gahora katura ibintu byiza. Nuwerekana rero ko wishimye, abantu bakajya babona wishimye, abantu bakabona uri umuntu wari uryohewe, abantu bazagukunda. Kuko nababwiye ko abantu badakunda abantu b'ibibazo. Abantu bazatangira bifuze kukugumana aho ugiye, kubera ukuntu babona nyine ufite morali, usa neza, wishimye, umutima ukeye, ngo no mu maso urahakesha. Bizatuma abantu bifuza kukugumana, naho wagiye ntibifuze kuhava. Kubera iki? Abantu bose batangiye bavuga ngo uriya muntu bite ateye ate. Nibwo bwa mbere tubonye umuntu nyine urenga ibibazo, umuntu udatinda ku bintu, umuntu ubuzima bwose uhora watura ibyiza, umuntu nyine akanwa ke gahora karema intsinzi, umuntu no mu bintu nyine bigaragara ko abantu bacitse intege, no mu bintu bigaragara ko abantu badafite ibyiringiro, wowe ukaba umuntu utanga ibyiringiro. Nibyo kuri Mubwire TV tubwira abantu ko tugomba kwigirira icyizere. Tubwira abantu ko tugomba kubaho twikunda, twibwira amagambo meza. Abantu benshi cyane cyane nk'abana b'imfubyi, usanga umwana yari imfubyi, akuriye mu buzima bubi, kuza ari imfubyi, aravuze ati wenda akabona asenga Imana ninshaka nzagenda numve ndyohewe n'urugo, numve umutima wanjye unezerewe, numve ahantu ndi nyine niho nzaruhukira imitwaro. Yagerayo ni urugero, si imfubyi zose zigira ingombe, cyangwa si n'itegeko ko ari imfubyi zigira urugo rubi. Ni urugero ndi kuba. Wagera ku wundi yarugera mu urwo rugo ugasanga arabihiwe, ugasanga ruramubihiye, ugasanga birabishye, ugasanga aricuza akavuga ati ni ibiki. Uwo muntu rero aba yumva ubuzima butaryoshye, uwo muntu aba yumva nta cyiza cyamunezeza.
ariko iyo uri muri iyo situation ukatura amagambo meza ukagiye uhora uvuga amagambo meza nta muntu ushaka kugusoma ibyo bibazo abantu bazifuza kukugumana bifuze kugukunda bifuze guhorana nawe ndetse uzagira inshuti nyinshi kubera yuko bazaba bazi ko hari icyo bari bukuvomemo bazaba bazi ko hari icyo bari bugusaruremo kuruta mu gihe uri bubasaruremo abantu bifuza abantu babaha abenshi ntago bifuza abo bari buhe ikintu cya gatatu rero wirinde gushyira hanze ibibazo by'umuryango wawe ibibazo by'umuryango wawe iyo ubishyize hanze cyangwa ukagenda ubibwira abantu ni amateka cyangwa ni inkoni ni ukwicira inkoni uzagukubitishwa mu gihe kizaza abantu bakazagukubitisha amateka yawe abantu bakazajya bavuga ubuzima bwawe butagenze neza umuntu wese agira ubuzima bwo gutsindwa n'ubwo gutsinda ugasanga ari amateka y'umuryango wawe barayaguhondesha cyangwa barayagukurikiza ugasanga abantu ntibifuza kukugumana kubera iki ya mateka bari kuyakomeza bakwibutsa nimba hari ikintu ukoze base iki cyaramase bitewe n'umuryango wabo ukomeze ntabwo bibirama ntabwo bishobotse irinde kugaragaza amateka y'umuryango wawe ikintu cya kane irinde abajyanama benshi ibintu byo kuvuga ngo buretse gato ngo manze ngo mbaze ngo ibintu gusengura byumva gute ngo ibintu se gute ni byiza kugira umujyanama ariko se uwo mujyanama umwizeye ute uwo muntu ni inshuti yawe ku ruhe rwego arakugiriye inama ese urabizi ko hari n'abajyanama bayobya uzi ko umuntu ashaka kugushora mu nama mbi uzi ko umuntu ashaka kugira inama yo kuguta mu rwobo kandi wowe wumvaga ari umuntu uri burugukuremo ahubwo akaba umuntu uri burugutemo irinde rero abo bajyanama umujyanama wa mbere mugira umutimanama wawe umutimanama ntujya uyobya umutimanama ntabwo ushaka kuguta mu nama nyine bari wowe ugirwa inama umutimanama ari kukugira inama ari kukubwira ngo bikore gutya ari kukubwira ngo bigenze gutya ari kukubwira ngo byagenda gutya umutimanama ugufashe ukuyobore mu gufata umwanzuro mwiza ikindi hisha iterambere ryawe cyangwa hisha ibyo uteganya plan zawe imigambi yawe bihishe wikomeza ubibwira abantu ndateganya kuzakora iki mu mezi 2 ndashaka kugura iki mu mezi 2 ndashaka gukora iki cyangwa insinzi yawe bajya ahubwo babona ko byagezwe bavuga se uriya biriya bintu yabigezeho hate biriya bintu se byaturutse biriya bintu se uriya se nawe yabigeraho kuko twari tuzi ko bitashoboka kubera iki bya bintu byawe wabayeho nk'umuntu ufite gahunda zawe ubana n'abantu ariko ntiwabimariramo ntiwagira ibintu ugira gute ubahereza gira limite ni byiza kubana n'abantu ni byiza kugira inshuti ariko analize urebe ngo ese abanabwiye ibi bamfashije iki ese aba nagize ibi nibi nuwuhe musaruro nabikuyemo ese ibi bintu byangejeje kuki ibi rero bizagutera kubaho wumva ubana n'abantu ariko abantu batakubonamo umuntu w'ibibazo batakubonamo umuntu ukennye batakubonamo umuntu nyine w'insuzugurwa oya ahubwo nawe umuntu wifuzwa n'abantu uziko ariko hari umuntu abantu baba batifuza hari umuntu abantu baba batifuza hari umuntu abantu baba batifuza bitewe n'ibibazo afite bitewe na situation yarimo ibi bintu rero bitanu mbabwiye bizagufasha mu buzima bwawe nubigenderaho uzatera imbere kandi uzabaho ubuzima bukunyuze ubuzima uryohewe nabwo ubuzima wishimiyemo kandi ubuzima n'abandi bifuza kugusangamo apana bakagukomeza apana bwa buzima ubamo abantu bakifuza kukurekura abantu bakifuza kugutakaza bitewe na situation urimo ushaka kuyibamo itameze neza ariko abantu ntibabimenye tangira nimba hari ibyo bamenye ibyo birangire ubuzima bukomeze bukuryoheye nta handi rero ni kuri Mubwire TV turabakunda mukomeze mukore subscribe mukore share mukore like mukore comment Mubwire TV nayo imenyekane igere kure abantu mudutume tubwire abantu ko tubakunda tubibabwire bakiriho natwe tubivuge tugihari murakoze amahoro y'Imana bane namwe turabakunda.